roho w'umutegetsi ukwiriye ku isi yose. Aleluya. Ni nawe ugenga byose, akamenya n'ibihavugirwa byose, akamenya n'ibihavugirwa byose. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze Roho wawe, byose bishya bizabone guhinduka. Dusabe Mana wamisha kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. ndakuramutsa Mariya, wuje inema uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ijambo rya Umuniye Nationali wivugurwa muri Roho Mutagatifu mu Rwanda, ritegura noveni yo guhimbaza yubile y'imyaka 50 ivugurwa muri Roho Mutagatifu rimaze rigeze mu Rwanda. Bavandimwe nkunda, ineza y'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe mwese. Tubisanga mu ibaruwa ya kabiri yandikiwe Abanyakorenti umutwe wa 13 umurongo wa 13. Bavandimwe nkunda, twegereje umunsi nyirizina wo kwizihiza yubile y'imyaka 50 y'ivugurwa muri Roho Mutagatifu rigeze mu Rwanda. Ni mu mwaka mutagatifu. Tubisanga mu gitabo cya Levi umutwe wa 25 umurongo wa 12. Umugambi wa buri wese no gusubiza amaso inyuma akareba niba urumuri rwa Kristo yahawe igihe abatijwe rwaramurikiye ubuzima bwe koko, ndetse rukamurikira n'ubw'abandi, maze ibikorwa bya Roho Mutagatifu bikigaragaza, ari byo ibyishimo, amahoro, kwihangana, ubugwaneza, ubuntu, ubudahemuka, imico myiza, kumenya kwifata. Tubisanga mu ibaruwa yandikiwe Abanyagalati umutwe wa 5 umurongo wa 22 kugeza ku wa 23. Bavandimwe, iwacu mu Rwanda ubu ducagashije ikinyejana twemeye kuyoborwa na Roho Mutagatifu. Dufite imigambi iki? Twemereye Kristo aratuyobora. Mu maso yacu bwite n'ay'abandi turagaragara nk'abakristo, cyangwa se turi babandi ivanjiri itarahindura mu buzima bwabo bwa buri munsi? Ese turi ivanjiri abandi basoma, cyangwa duhindagurwa n'amatwara y'ibi bihe turimo? Tubera abandi amizero nk'uko Pentekosti ihora idufasha kubizirikana. Buri wese n'igihe amaze mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu nakomeze yibaze ati, nizihe ngabire zihariye nahawe? Ese zagira umuryango w'Imana akamaro? Nizihe nkeneye kugira ngo nivugurure? Muri iki gihe twitegura guhimbaza yubile, dusubire ku isoko, turebe ibyiza byariranze mu ntangiriro, maze turushaho kurangwa nabyo mu gihugu cyacu. Twongere ducane urumuri, bityo aho tuba umwijima uyoyoke. Iki gihe kitubera intangiriro mu kwivugurura no kwakira imbaraga mu kwemera. Buri munsi wagenewe ijambo ry'Imana ndetse n'ingingo yo kuzirikana.
bizatubere uburyo budufasha kugendera hamwe. Ni mucyo dushinga imizi mu byiza twaronkeye mu ivugurwa muri Roho Mutagatifu, maze uko ibihe bihita turushaho kuba ingingo nzima za Kristo. Iyi noveni izatangira ku wa gatanu tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu, irangire ku wa gatanu tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka w'2024. Umuniye akarangiza avuga ati yubire nziza bavandimwe. Tugeze ku munsi wa gatatu. Insanganyamatsiko ubuzima buvuguruye. Isomo ryo mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi. Dore rero icyo mbabwira kandi mbashishikariza muri Nyagasani, ntimuzongere kugenza nk'abatazi Imana, bikurikirira ubupfu bwabo. Koko ibitekerezo byabo bigandiyemo umwijima, bitandukanyije n'ubugingo buva ku Mana, kubera ubujiji baterwa no kunangira umutima wabo. Bataye isoni maze biroha mu busambanyi, bigeza aho batwarwa n'ingeso mbi zose ntacyo bikanga. Mwebweho suko mwigishijwe kumenya Kristo. Niba koko ari we mwabwiwe, niba ari we mwigishijwe kumenya, mukumva ibihuje n'ukuri kuganje muri Yezu, mugomba rero guca ukubiri n'imibereho yanyu yo hambere, mukivanamo imigenzereze ya muntu y'igisazira, ugenda yiyangiza mu byifuzo bibi bimuroha. Ahubwo nimuvugurure imitima yanyu hamwe n'ibitekerezo byanyu, muhinduke muntu mushya waremwe uko Imana ibishaka, mu budakemwa no mu butungane nyakuri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ndishimiye Imana. Ubuzima bwanjye bwatangiye kuvugururwa ryari? Ni izihe ngaruka z'icyaha no kubaho ubuzima butavuguruye muri iki gihe tubona? Kwizerana biragabanuka, ubwikunde n'ibindi. Navugurura iki mu mibereho yanjye, mu rugo, abaturanyi, ku kazi, abo tubana, abo nshinzwe? Ni ibiki bituma abakristo bamwe tubaho ubuzima buhabanye n'izina twitwa? Ni iyihe myitwarire ihishe ubuhakanamana irimo ikwira muri iki gihe? Umugambi guhora nihatira gukurikiza amasezerano y'abatisimu, kwanga icyaha, gukurikira Yezu Kristo no kumwamamaza. Isengesho ryo gusabira ivugurwa muri Roho Mutagatifu mu Rwanda. Nyagasani Mana mubyeyi wacu, washatse kutuyobora mu mukiro wawe, uducunguza umwana wawe Yezu Kristo. Tugushimiye Kiliziya turagiyemo, ukadutungisha ijambo ryawe n'amasakaramentu. Komeza utubuganizemo Roho wawe, kugira ngo uko imyaka igenda yiyungikanya, abe ari nako ivugururwa muri Roho Mutagatifu rikomeza kubera bose isoko y'ubwivugurure, maze mu bwitange n'ubudacogora dukomeze kuba ingingo nzima za Kiliziya. Mana mubyeyi wacu, ivugururwa muri Roho Mutagatifu wagabiye Kiliziya yawe ryabaye impano y'agatangaza, idufasha kutazimya ingabire y'abatisimu twahawe. Vugurura muri twe umwete n'ishyaka by'ubusabanira nyabwo. Kangura muri twe abasinzirijwe n'amatwara y'ibihe turimo ndetse n'irari ry'ibintu. Umva ni mu iri sengesho ry'abana bawe bazahajwe n'uruhuri rw'amagorwa. Ha abagana amakoraniro y'ivugururwa muri Roho Mutagatifu kuba abahamya b'ineza yawe. Nyagasani, turagusaba ngo amakoraniro yacu akomeze kuba irerero ry'ingabire muri Kiliziya yawe, abaguye bazahuza ingabire za Roho wawe. Nawe Bikira Mariya nyina wa Jambo, tukwegurira ubuzima bwacu n'amateka byacu. Tugutuye urubyiruko rwacu n'imiryango yacu,
ukomeze udusabire bityo imibereho yacu ishinga imizi mu Kristo buhamye, kugira ngo tube abahamya b'ukwemera muri uru Rwanda rwakuragijwe. Byose tubisabye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Roho w'umutegetsi ukwiriye ku isi hose, Alleluia. Ni nawe ugenga byose, akamenya n'ibihavugirwa byose, akamenya n'ibihavugirwa byose.